Diamond Platnumz kama nikifa kesho yasobanuye muri NC Entertainment Rwanda. Ese maneke azadirira Jason Juti yanjye azadirimbira cyangwa izina ryanjye zatarisibama n'indirimbo zanjye ntibongere kuzumva. Ese wasabye bazandirira inshuti n'abavandimwe bazahurura ubwo nzaba napfuye ntacyo sigaranye na mama wanjye azigendera. Ni ikibazo gikomeye cyane ariko ndimo ndakibaza kuko hari umunsi bizaba ubwo nzaba natandukanyijwe na roho n'ubugingo nkajya gufata iruhuko ridashira. Sinzi niba benshi bazarira kubw'akababaro cyangwa niba bazaba bishimye. Ntaho nacikira uno munsi ubwo nzaba nitabye Imana ubuzima bwanshiranye. Ndabaza nti ese n'imfejo nizemera bakampambana nawe ninde uzanyibuka? Ndabaza nti n'imfejo ninde uzabwira mama ngo ye kurira? Ese n'imfejo ninde uzemera bakampambana nawe ninde uzanyibuka? Ndabaza nti n'imfejo ninde muntu uzamporeza mama? Mama, njyewe umwana wawe nta mwana numwe mfite wo kunzungura. Rero nindamuka mpfuye ntagire umuntu uzaza abikubeshya, kuko benshi barambwira ngo nindindire ngo mbe ndetse abandi nabo bakanga ko tubyarana, bakambwira ngo igihe cyabo nikiragera ngo barangiza ubuto bwabo. Abandi nabo kubw'ibibazo byabo bakiruka bakansiga. Byarambabaje. Kama nikifa kesho ate nindamuka mpfuye ejo. Diamond Platnumz kuva muri NC Entertainment Rwanda. Wasura YouTube channel yacu NC Entertainment Rwanda ugakora subscribe. Be blessed.